ku isaha ya 9 nk'ayandi Yesu yasengeragaho ndi mu birometero 5 uvuye ku kibuga cy'indege cya Kanombe, ariko nanone ndi muri metero 500 uvuye ku bitaro by'abasirikare bya Kanombe. Ndi ku nyubako y'amateka, ariko nanone ni mukumba gato cyane k'inzu y'amateka y'inguranyije 100 by'imyaka, ariko nanone ikaza kuba inshoramahanga kuba yumvise. Nakwetuye inkweto zanjye ngo nzi imbere y'isumba byose, kuko ngiye kuvuga iby'ubupfumu n'ubukonikoni ndetse n'ibyegera by'abakurambere byakorerwaga muri iyi nzu yabaye inshoramahanga kuri twese turi kubyumva. Iyi nyubako yubatswe imyaka 4 ikabamo abaperezida babiri b'u Rwanda, ariko Perezida Paul Kagame akaza kuyanga kuyibamo. Yari hatsiki. Ariko nanone iyi nyubako idasanzwe bavuze ko hari byinshi byayigaragayemo mbere yuko muri 2018 bayigira ingoro y'amateka y'umuco ndetse n'ubuhanzi. Niki abantu batayibabwiraho? Iyi nyubako yabayemo Perezida Juvenal Habyarimana ndetse n'uwitwa Pasteur Bizimungu akaza kwibenguka akayibamo, ariko byagera kuri nyakubahwa His Excellency akabona iyo nzu itamukwiriye. Na yahe mabanga yayo tutabwirwa. Ni nyubako nini cyane yabayemo abayoboye u Rwanda babiri, umwe akaza kubibamo imyaka myinshi cyane, undi akabamo imyaka 6 gusa. Ni nyubako ushobora gutembera mu gihe kingana minota 40. Njyewe nyirimo natembereye iminota 47. Icyakora nabonye byinshi biteye ubwoba. Inyubako iri mu karere ka Kicukiro ikaba Kanombe. Iyo uyinjiyemo ukazamuka hejuru mu cyumba Perezida Juvenal Habyarimana yakoragamo imyitozo ngororamubiri, ariko nanone harimo akumba gato cyane umuntu ashobora kwita akumba k'ubupfumu cyangwa se k'ubuhanuzi. Uyu mugabo byitwaga ko ndetse ngo arasengaga Imana ishobora byose, akambaza Bikira Mariya itarasamiye mu cyaha. Ku rugi rw'iyo chapelle hariho Bikira Mariya mu ifoto twese tuzi, ariko nanone umanutse gato kuri iyo foto hari inziga ebyiri ndetse zisa naho zifatanye, ariko nanone hari undi murongo uhuza izo nziga ebyiri n'ifoto ya Bikira Mariya. Bivuga ko umugabo n'umugore ngo bari bunzu bumwe. Hasi y'izo nziga ebyiri nanone hari izindi nziga 5 umuntu ashobora kwita ngo ni iz'abahungu ba Habyarimana, zari zisobanuye ko abahungu iyo bashatse bungukira umuryango cyangwa se babyarira umuryango wo kwa papa wabo. Niyo mpamvu bazishyizemo akarongo gahuza za zindi ebyiri nakubwiye hejuru. Hasi yaho hari izindi 3 ariko zo zitashyizwemo akarongo, bivuga ngo zasobanuraga abakobwa kuko abakobwa byarira uwundi muryango utari wo kwa papa wabo. Iyi nyubako igaragara nkaho yari class muri icyo gihe, irimo ibikoresho bigezweho n'uyu munsi wavuga, irimo piscine zo ku rwego rwa nyuma, irimo chapelle yasengewemo na Papa Paulo Yohana wa 2 Byagenze bite ngo Perezida Pasteur Bizimungu ayibenguke, ariko His Excellency Paul Kagame we akabona iyo nzu itabikwiriye? Iyi nyubako yubatswe mu gihe kingana n'imyaka 4. Benshi bakavuga ko harimo inzoka y'uruziramire. Icyakora nyuma y'urupfu rwa Perezida Habyarimana ku itariki ya 6 z'ukwa 4 muri 1994, iyo nzoka ikaza kuburirwa irengero, ndetse bikavuga ko hari igiti cy'umuvumu cy'inganzamarumbo cyabayeho imyaka n'imyaniko, ndetse ngo kikaba ari igiti cy'inganzamarumbo benshi bita umuvumu wa Habyarimana. Byagenze bite icyo giti kugeza n'isanga bagerageje kugitema ngo kibe cyarabananiye? Ni nyubako benshi batavugaho rumwe. Yari ifite utuzu tw'abarinzi cyangwa se abajepe bayirindaga. Bamwe bakavuga ko utwo tuzu twagiyeho ku bwa Pasteur Bizimungu, abandi bakavuga ko twagiyeho ku bwa Perezida Juvenal Habyarimana. Ni nyubako iri mu zitangaje cyane, uyirebeye inyuma ushobora kuba ari inzu isanzwe, ariko iyo ugezemo ubwoba buragutaha. Ni nyubako ibumbatiye amateka amwe namwe y'abakuru b'ibihugu bayoboye u Rwanda, ariko nanone akaba ari inyubako buri wese ashobora gutinya ayirebye gutya. Iyi nzu bivuga ko ari ifite ububasha bwo kuba ngo yatsinda ingabo za RPF Inkotanyi muri 1990, ikaba ari ifite abapfumu benshi bayikoreragamo imigenzo, ikaba ari ifite imihango yayikorerwagamo, ndetse abajepe bakaba baratinyaga bimwe mu bice bigize iyi nzu. Iyi nzu yari iteye gute? Ese uwayubatse yabibatse agendeye kuki? Yari ifite kamaro ki n'uyu munsi ifite kamaro ki? Iyi nzu yabagamo umuntu wari ufite abajandarume baje gukanga Perezida Kagame akirukana kujya ku mushuti wari uvuye mu Bubiligi. Iyi nzu ni gatiki. Iyi nyubako isa naho iri mu zikomeye mu Rwanda, ikagira byinshi byihariye cyane. Reka tuhere kuri fondation tugeze ku isakaro, turebe byinshi byayo kugeza n'uyu munsi.
King 1, King 2, King 2, King 1. Nyita Kanyamagambo, nyita Kabara Nkuru, nyita intare y'inkazi. Of course, I'm the #1 storyteller in Rwanda. Emisiyo y'uyu munsi ngiye kugaruka ku nzu yateye ubwoba benshi bumvaga ko ari inzu idasanzwe, ariko nanone nta nubwo isanzwe, ariko nanone benshi bayigamo bakumva ubwoba burabishe. Ni inyubako yahogoje abantu benshi, ni inyubako yamaze imyaka 4 iri kubakwa. Iyo nyubako iza guturamo perezida wa kabiri w'u Rwanda Juvenal Habyarimana, ayibamo mu gihe kirekire. Ariko nanone mbere yayo hariho indi nzu yabayemo igihe kirekire y'ibyumba 6. Ni inyubako yinjiwemo igasomerwamo misa na Papa Paulo Yohane wa kabiri mu mwaka wa 1990 ubwo yari yaje mu Rwanda muri icyo gihe. Ni inyubako yagiye ivugwaho byinshi cyane. Uwitwa Pastor Bizimungu akaza kwemera kuba muri iyo nzu, ariko byagera kuri His Excellency wari umaze kumusimbura mu mwaka wa 2000. Iyo nyubako ntayibenguke akabona itamukwiye. Biransaba ko mpera mu mwaka w'1937 muranyemera nsubira aho ngaho kugira ngo tuze kuzamuka twumva byinshi cyane, kugira ngo ngere kuri iyi nzu isa naho yahogoje benshi, cyangwa se isa naho yateye ubwoba benshi. N'uyu munsi kuyinjiramo ubona ari ibintu bidasanzwe. Mu mwaka w'1937 ahahoze hitwa muri Gisenyi, ubu ni mu ntara y'Uburengerazuba, hari hamaze kuvuka umugabo umwe bamwita Juvenal Habyarimana. Juvenal Habyarimana uyu nguyu muramuzi, yabaye perezida w'u Rwanda guhera muri 1973 kugera ku itariki ya 6 z'ukwezi kwa 4 muri 1994 ubwo indege yari imaze kuraswa. Uyu mugabo iyo urebye kuri Wikipedia bakubwira ko yari umugabo w'igitugu, yari perezida w'igitugu u Rwanda rwagize. Ibyo biranditse kuri Wikipedia. Uyu mugabo yakuze ari mu gisirikare cy'u Rwanda. Uyu mugabo yakuze akunda iby'igisirikare ndetse aza kwinjira mu gisirikare cy'u Rwanda bigeze ku itariki ya mbere z'ukwezi kwa 7 muri 1962. Icyo gihe afite imyaka 25. Yari afite ipeti rya Lieutenant mu ngabo z'u Rwanda z'icyo gihe bitaga FAL. Yaje kujya mu birori yambaye ya myenda y'abasirikare isa na hari y'ibirori. Aza kubona umukobwa uri hariya, umukobwa rusa n'uyihagazeho, umukobwa rusa naho ari mwiza kuri icyo gihe. Wari ufite papa wari umukire cyane, ariwe muntu utunze imodoka kuri icyo gihe. Uwo ngo nta wundi yari umukobwa witwaga Agathe Kanziga. Yaje kumutuma mugenzi we, baza kujya inyuma y'inzu gatoya muri sale byari biri kuberamo n'umujyi wa Kigali. Aza kumubwira ko yamubengutse. Bidateye kabiri uwo mudamu yaje kumwemerera, barakundana. Muri 1963 baje kubana nk'umugore n'umugabo, ndetse baza no kubyara abana 8. Aya mateka naravuze kuri Agathe Kanziga ntago menshi ndibuze kuyasubiramo. Bigeze muri 1973 ku itariki baje gukora groupe bise ngo ni 11 Kamarade, baza gukuraho uwari perezida wa mbere w'u Rwanda Gregory Kayibanda. Uyu nguyu bamuteye coup d'etat. Uyu mugabo aza kujyanwa muri Gitarama, kwapfiriye mu nzu mu rupfu rubabaje, aho atabonaga n'ibyo kurya, ndetse bari baramubujije n'abantu bamugemura kuza kumgemura. Yapfuye urupfu rubabaje. N'uyu munsi imva ye mu Rwanda ntahizwi, ntanahigaragara. Uyu mugabo amaze kujya ku butegetsi, hari inzu Gregory Kayibanda yabagamo yabonye watayijyamo. Of course yaramaze kugira support y'igihugu cy'Ubufaransa, bari bamaze kuba nk'inshuti, ndetse ari inshuti cyane n'umuntu witwa Mobutu Sese Seko Kukuwenguweza Banga. Uyu nguyu nawe nzamubabwira, yari umugabo w'umukire cyane, yari umugabo wari utunze amabuye n'amabuye yo muri Kongo. Yari umugabo watumizaga abahanzi b'ibyamamare bakaza kumuririmbira mu rugo iwe. Yari umugabo wafataga amafaranga akayagura aya makipe y'Uburayi. Yari umugabo wabetingiraga amakipe akomeye akabwira ngo ndashaka ko muza kundirimbira. Yari umugabo ufite amafaranga. Uyu mugabo amaze kujya ku butegetsi, uwitwa Agathe Kanziga yaje kugira imbaraga cyane, bituma bisa naho ibisa n'igihugu byose biri mu bushake bwabo babikoresha icyo bashaka. Bavuga ngo ikintu cyo dushaka, cyangwa se kiriya ntabwo ari cyo dushaka. Mu mwaka wa 1973 ubwo yaramaze gutsinsura Gregory Kayibanda, uyu mugabo yaje kuba mu nzu yari iri Kanombe y'ibyumba 6, ayibamo igihe kingana n'umwaka. Muri 1974
yaje gutegeka ko atagirwa kubakwa iyo nzu, ndetse ubwe atanga igishushanyo mbonera cy'uko iyo nzu izaba ihagaze. Iyo nzu ivuga ko yubatswe n'abenjeniyeri bari baturutse mu Faransa, ariko bagafashwa n'abandi bari mu Rwanda, ariko abasuperviseri cyangwa se abakuriye iyo nyubako barabo mu Faransa. yarafitanye umubano udasanzwe n'umuntu witwa Mitterrand, n'umuntu witwa perezida w'Ubufaransa na ba Mitterrand, bose ibyo byose murabizi n'amateka. Iyi nzu yamaze imyaka 4 yubakwa. Muri 1978 uyu mugabo aza kuyifungura, ayinjiramo, atangira kuyibamo nka perezida. Iyi nzu yari ifite ni gorofa ifite ibyumba bya perezida biri ku rwego rwiza cyane. Ikaba inzu yari ifite saro y'umugore wa perezida, saro y'abana ba perezida, uruganiriro aho yakirira abashyitsi, ikagira ibyuma, ikagira ibibuga bya tennis, ikagira ibintu byinshi. Ariko hejuru uvuye aho baganiriraga cyangwa se mu ruganiriro naho yakiriraga abashyitsi, uzamutse hari icyumba cyo yararagamo, ndetse n'umuryango we hejuru bararaga hejuru. Umaze kugera hejuru aho ngaho ni naho hari chapelle witwa Papa Paulo Yohana wa kabiri, ubwo ari mu Rwanda ku itariki ya 7 n'iya 9 Nzeri muri 1990 yaje gusomeramo misa icyo gihe. Muri iyo chapelle harimo utadoa cyangwa se amatabaza ameze nk'ariya yo mu kiliziya, ari twese dusanzwe tuzi. Hakazana kiriya kintu bita tabernacle cyangwa se n'icya kintu bashyiramo Eucharistia. Yari chapelle mu buryo busanzwe, ariko ku ruhande rwayo n'ubundi hari akazu wavuga ngo ni aka gym kari hejuru ku gisenge, aho ibisa naho inzigarukira. Aho ngaho no habagamo akabati Juvenal Habyarimana yabikagamo imyenda yakoreshaga sport. Icyakora iyo myenda ntabwo ushobora kuyisanga muri iki gihe kubera ko abenshi ibintu byinshi byibwe ubwo jenoside yakorerwaga abatutsi yabaga. Muri ako kumba n'ubundi yakoreragamo gym hari akandi kumba gato cyane pe, gasa naho gafashe kuri hejuru ku gisenge, kuko bisa naho inzu garukira. Ako kumba niwe wenyine wakinjiragamo n'umupfumu we gusa. Aho ngaho niho yabarizaga uko intambara zimeze, nibwo yabazaga uko kuyobora igihugu bimeze, intambara zatsinda n'ibindi. Uwo mupfumu niwe waramubwiye ngo we agomba kwiyita kinani cyananiye abagome n'abagambanyi, kubera ko ngo byavuga ko hari intambara zajyaga ziza ingabo z'u Rwanda z'icyo gihe za FAL zigasubizayo izo ngizo. Hari intambara zagiye zitangira cyane zo tuzi nzo muri 1990, ingabo z'u Rwanda zari ziturutse hanze cyangwa se za RPA zazaga kurwana na FA. Bivuga ko muri icyo gihe intambara ari ikomeye cyane, ndetse icyo gihe ingabo zari zafa icyo gihe zatsindaga ingabo zari za RPA Inkotanyi muri 1990. Ariko biza kurangira kwa kundi ingabo z'u Rwanda n'ubundi z'iki gihe, ntabwo ngiye nzita RPA kubera ko already zabaye ingabo z'u Rwanda ngiye nizo mvuga izo ngizo zari ziturutse hanze za RPA, zaje gukubita abo ngabo bari bayobowe n'umugabo witwa ko ari umunyagitugu nk'uko byanditse kuri Wikipedia. Babohora u Rwanda ndetse bahagarika jenoside yakorewe abatutsi. Yari amaze gushyirwa mu bikorwa nabo ngabo bari yari amaze gutegurwa no gushyirwa mu bikorwa nabo ngabo bari ku butegetsi. Hanze y'iyo nzu yari compound nini cyane irimo icyanya yari yarubatse ubwe, agategeka ko bacyubaka, cyari gikoze mu buryo bw'inzoka. Iyo nzoka yari ihari yaryamaga muri icyo cyanya. Iyo nzoka yari yarubakiwe piscine yayo, yavaga muri ako kazu kayo ikamanuka ikajya ahantu aho ngaho muri piscine. Ubundi tuzi ko piscine ari zabifite zijyamo abantu mu buryo bwo kuruhuka cyangwa se mu buryo bwa sport, ariko iyo nzoka yari yubashye mu rwego udashobora kumva. Ndetse iyo nzoka bivugwa ko abantu babaga muri icyo gipangu b'abakozi washoboraga kwirukanwa cyangwa guhura n'ibibazo mu gihe cyose iyo nzoka utayitayeho. Ndetse bivugwa ko uyu mugabo wa perezida w'u Rwanda Juvenal Habyarimana yagafata igihe kimwe, agafata nka rimwe mu kwezi akajya muri za Nyagatare ajyanye n'abantu bari bazoberewe mu bintu by'inzoka, akajya kureba inzoka. Bivuga ko yaciriraga inzoka ku rwego rwa nyuma. Ariko bivuga ko nanone iyo nzoka yari yaraciririye ariyo yamuhaga umutsindo cyangwa se n'ibindi byinshi. Niyo mpamvu bamubwiraga ikintu ntacyumve. Ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa 4, ubwo yarafite urugendo agomba kujya mu gihugu cya Tanzania, hari umudamu waje mu rugo
amubwira ko atagomba gufata urwo rugendo kuko urwo rugendo rurimo ibibi byinshi. Birumvikana ntabwo umudamu agomba kuvuga ngo president uraza gupfa. Yashobora kwisanga ahantu habi cyane, ntabwo ushobora kubwira president w'igihugu ngo uraza gupfa. Ushobora guhita ufungwa ugahura n'ibibazo bikomeye cyane nk'ibyaba Magane bavuze cyangwa se bameshake bagiye bahanura ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu mudamu yabwiye uyu president yumva ntabwo ibintu ari kubyumva neza, ahita hamagara wa mupfumu we bajya gukonsulta ya Nzoka yari aho ngaho, babona ko agomba kugenda nta kibazo. Ariko ibyaje gucangana nuko wari umugaba w'ingabo nawe yaje guhura na president ku ndege, akagira ngo wenda aramuherekeje bisanzwe, yajya kubona akabona yinjiye mu ndege, akanamubaza ngo ugiye he. Umugaba w'ingabo akavuga ngo nanjye turi kumwe muri team mujyanye muri Tanzania, ati dore mfite ordre de mission turajyanye. Icyo gihe ngo byarabutangaje cyane, haba no gusa n'abasakuzanya aho ngaho ku kibuga mudara tugiye hehe, ariko biza kurangira agiye. Iherezo ryo murarizi ko ryagenze. Iyo Nzoka bivuga ko ubwo President Habyarimana yavaga aho ngaho, iyo Nzoka itongeye kugaragara. Ntabwo yishwe, ariko yaburi urengero. Abantu bose baravuga ngo yari inzoka y'umutsindo, niyo mpamvu nyirayo yagiye n'inzoka yagomba kugenda. Nyuma y'icyo gihe haje kujyaho basindika ubwabo, ibyo murabizi, bo wabatabazi baje kuva no Kigali bakajya Butare, inzu babagamo nayo murayizi. Ariko nyuma muri 1994 mu kwa karindwi, ubwo u Rwanda rwari rumaze kubohorwa ndetse na jenoside yakorerwaga Abatutsi yari imaze guhagarikwa, Pastor Bizimungu yaje gushyirwaho nka perezida. Uyu nguyu yaje kujya kuba muri ya nzu ndetse anarara mu cyumba Habyarimana araragamo. Icyo cyumba nacyo gifite ubwino kubera ko hari imeza irimo, imeza isanzwe, imeza nivuga imeza mu byumve, ni imeza bashyiragaho utuntu n'iki. Hejuru kuri ayo meza hari akantu nyine hari utereka ibintu, hari ikirahure mu buryo busanzwe, ariko hasi y'ayo meza hari amaguru y'inzovu. Ntabwo ari kuvuga ngo nayo ni amaguru y'inzovu babaje bayagira amaguru y'inzovu bumishije bayagira amaguru y'ameza. Ayo meza niyo President Habyarimana aterekagaho ibintu, ni nayo Bizimungu aterekagaho ibintu. Bizimungu yabaye muri iyo nzu mu gihe kingana n'imyaka 6. Yari inzu iri presidentielle, yari inzu abajepe barindaga. Hari benshi bavuga ko turatuzu tw'umutekano tuba turi hejuru abajepe bahagararamo. Twashyizwe ku bwa Bizimungu, abandi bati twashyizwe ku bwa Habyarimana, ariko bivugwa ko byanga bikunda hari umutekano urenze uteye ubwoba. Ndetse ku muryango aho abajepe bahagararaga umuntu yinjira, niho hari cya kivumu bise ngo ni cya Habyarimana. Icyo ngicyo ni Habyarimana ubwe wakitereye, cyaba igiti cy'inganzamarumbo. Bivuga ko cyahinguranyije imyaka n'imyaniko, uyu munsi kaba kigitoshye kikimeze neza, ngo bagerageje kugitsinda ariko cyaranze. Bizimungu abaye muri iyo nzu bigeze mu mwaka wa 2000 ubwo hakurwaga ku butegetsi President Paul Kagame agafata ubutegetsi mu buryo bw'inzibacyuho. Bivuga ko iriya nzu we atashimye kuyibamo, agahitamo kujya kuba mu yizindi nzu, Inzu yabaye aho ngaho President Paul Kagame agenda aba mu zindi. Muzi ko hari abavuga ko President Paul Kagame aba mu Kiyovu, hari inyubako muzabona, ndetse iyo nyubako bikavuga ko President Paul Kagame yaje kwikagirwa n'umujandarume warindaga kwa President Habyarimana mu Kiyovu. Ni amakuru yasangije abantu ubwo ari mu kwiyamamaza, akavuga ko hari ibintu yabonye mu Kiyovu ubwo arimo atambuka yifitiye agatabo yagenda agasoma. Avuga ko yazaga mu Rwanda muri 1997 ariko ubwo yaraje aho ngaho, ni story yavuze nayo nzababwira. Yaratambutse, umujandarume aramubona aramusinyara, ariko amera nkaho atari we wumvise. Umujandarume biza kugera ku rwego amwirukankaho, President Paul Kagame akirukanka agasubira ku mudokiteri wari umushuti wari uturutse mu Birigi ariko akora muri Minisante mu Rwanda. Hari aho mu Kiyovu President Paul Kagame avuga ko bishoboka kuba ari Habyarimana wabaga muri iyo nzu, cyangwa se ari abandi bantu ariko babanyacyubahiro. Yari hari mu Kiyovu. His Excellency ntabwo ashimye kuba muri iyo nzu. Bivuga ko aba mu Kiyovu, hari benshi bavuga ko aba mu Kiyovu hafi na Saint Michel, ariko bikavuga ko nubundi afite urundi rugo kuri Muhazi, ndetse afite n'urundi rugo mu karere ka Bugesera. We ubwe ari kuvuga impamvu yahisemo kujya kuba mu karere ka Bugesera, nuko abantu
ubwaryo n'izina mu Bugesera hari ukuntu ngo ritumvikana neza, bikavuga ko abantu mu Bugesera hashyirwaga abantu babaye ibicibwa, ndetse hari abantu bajyanywe kwicirwayo, bikavuga ko icyo gihe abantu babaga mu Bugesera byabaga nk'aho bafite ipfunwe mu bandi bantu. His Excellency rero nk'umuntu ukunda u Rwanda n'abanyarwanda aravuga ngo niba kiriya gice cya Bugesera abantu bagifata nk'igice giturwamo abantu banzwe cyangwa se batishimiwe, reka bariho njya gutura. Bivuga ko yahubatse urugo, afite inzu nziza cyane ku rwego rwa nyuma, nziza cyane, kugira ngo yereke abantu ko umunyarwanda akwiye kuba ahantu hose, ndetse nta munyarwanda w'igicibwa cyangwa se wanzwe. Niyo mpamvu yahisemo kujya kuba mu Bugesera. Muri 2018 navuga ngo abashinzwe amazu ndangamurage baje kubona ko iyo nzu Habyarimana idakwiye gukomeza kujya gusura kwa Habyarimana, baza kugira ingoro ndangamateka y'umuziki ndetse n'umuco. Uyu munsi ibyo gusura ngo ugiye gusura kwa Habyarimana nta bihari, ahubwo n'ahantu hazajya haba ibintu bijyanye n'imyiyereko ishobora kumara amezi 3 gusa, cyangwa se ama expo n'ibindi bijyanye n'umuziki ndetse n'umuco. Iyo nzu nuko nguko imeze. Uyu munsi ushobora kujya kuyisura, ndetse n'icyo gihe ashobora kujya kuyisura, icyo gihe wishyuraga amafaranga 1000 ku banyarwanda n'andi mafaranga ku banyamahanga, ariko uyu munsi yabaye ikigo ndangamuco cy'umuziki ndetse n'umuco. Iyo nzu benshi bayivugaho byinshi, gusa ikirimo muri icyo gihe mbere yuko bagira ingoro ndangamateka y'umuziki ndetse n'umuco, yari inzu iteye ubwoba, winjiragamo ukagira ubwoba. Nayinjiyemo fata iminota 47 barimo kuyinzengurutsa, ndetse n'abagide bavuga ayo mateka aho ngaho bakubwira ko ari ibintu byari biteye ubwoba. Ni inzu we Habyarimana ubwe yidesigningiye. Abajepe nabo ubwabo ntabwo bazi ibyaberega aho ngaho. Icyakora bavuga ko hari abantu benshi bayihoragamo baza kwisura, barimo ba Majyambere Sirasi, barimo ba Rwigarasi na Paul, ndetse n'abandi hakorerwagamo inama ziteye ubwoba. Bikavuga ko hari n'inama z'akazu zaberagamo kugira ngo bashyiriwe mu bikorwa jenoside yarimo gutegurwa ubwoko bw'abatutsi. Iyo nyubako Juvenal yiyubakiye ubwe, nayo yaje kugwaho imbere rwose, akahagwa indege ikagwa mu gipangu neza, ibintu byanatunguye abantu benshi. Bavuga ngo wa mugabo aho yiyubakiye naho indege yiguye. N'inzu yari yarubatswe n'ibikoresho byari biturutse hanze, birumvikana Palace ya Perezida yari yarubatswe n'abayenjeneri bari baturutse mu gihugu cy'Ubufaransa, bari inshuti z'akadasohoka ze z'icyo gihe. Iyo nzu yari ku rwego rwiza, ikomeye, iremereye, ifite ibikoresho byinshi. N'uyu munsi iri mu nzu zikomeye umuntu yavuga mu gihugu cy'u Rwanda. Ni inzu yari ifite veranda nini cyane, ni inzu yari ifite veranda nini cyane, abantu bashobora gukoreraho nka bale iri kubyina. Ni inzu yari ifite salo nini cyane, akagira uruganiriro, akagira n'ahantu hakiriraga abantu bakomeye barimo ba papa. Nawe urayumva urwego yari iriho. Inzu bakiragamo papa, urayumva urwego yari iriho. Ni inzu yari ifite chapelle, abantu bazaga abapadiri bazaga gusomesha misa, bakamisomesha we n'umuryango we gusa. Kandi umuryango perezida yacagamo ntabwo ari wo padiri yacagamo. Padiri yacagamo wundi, perezida afite umuryango we agomba gucamo. Ndetse n'akakomana kubwe k'abapfumu, akumba umupfumu yasokeragamo, we yacaga mu gikari ahita agenda, ntabwo ariho perezida yacaga. Yari umugabo wari utinyitse kuri icyo gihe. Abajepe be baramutinyaga, bamubonaga nk'umugabo w'ikitabashwa. Muri iyi emission hari ikiganiro abashuti banjye bakoze, ndetse n'abakredit bo kuri bwiza.com, baganira n'umugabo wari umujepe wa garde corps wa Habyarimana. Ndibuze kwashyiraho kugira muhumve uko umugabo yarateye, ndetse n'ibyizo nzoka, ndetse no gucirira abapfumu n'abagambanyi uko abigenzaga. Herezo ry'uwo mugabo ryaje kurangira muri 1994. Umuryango we wose uza guhungira mu gihugu cy'Ubufaransa uyu munsi, ndetse benshi batemera jenoside yakorewe abatutsi. Ari nabyo abantu bagaweho cyane. Bakavuga ko bakabaye ari abantu bemera ibyo bakoze, bagasaba imbabazi abanyarwanda, haba hari ibyo ubutabera bubabaza bukababaza. Agati Kanzigwa wabaye muri iyo nzu mu gihe kingana n'imyaka irenga 20 cyangwa se inasatira. Uyu nguyu ari mu gihugu cy'Ubufaransa, afite ubudahangarwa bwo kuba atagarwa mu Rwanda. Ubufaransa bwamuhaye ubuturo, ariko nanone ntibwamuha ibyangombwa bimwemerera gutura mu gihugu cy'Ubufaransa. Ntabwo yemerewe kugarurwa, ariko nta nubwo yemerewe gutura mu Bufaransa. Araho ngaho. Icyo nzi cyo nuko uwasinyaga ordre de mission
za perezidanse ari Enoki Ruhigira. namwe zanyu niwe wari wazisinye? Niwe. kuba General Nsabimana Castari yaraje mu gitondo, nawe ibyo bintu nabimenye ko atari mu bari bateguye kujya Arusha. Uko byagaragaye Nsabimana ariwe Castari ntabwo yari yabiteguye, ndetse ko byagaragaye na Habyarimana ntiyarabizi. Yabimenye aho, akaba ariyo mpamvu yamubaje Tesi ugiye he, undi yaramwereka ordre de mission ko bajana. Bajyaga bavuga ko ni inkuru zaje zivuga ko ngo Habyarimana ngo yari afite umwana we ngo ufite ubikorerwamo n'amashitani, ngo ashobora kuba ngo mu gitondo mbere ko agera mu gate nyamara ushobora kuba utari bugaruke. Ahubwo ikintu cavuzwe cyabaye ni mugoroba. Uwitwa Nyirasafari Gaudence yaje aje kumubuza kuja, yari directrice wa ONAPO. Bajyaga bavuga ko ngo Habyarimana ngo yari afite inzoka nini cyane, twigeze no kwivugaho mbere ko tujya kuri kamera, bakaba ko ngo yari amagini yiwe. Mwegeze mubona inzoka kwa Habyarimana? Ubundi Habyarimana hari weekend yafata nka rimwe mu kwezi. Yari afite umusore wabikoragamo, bakaja gufata inzoka mu Mutara. Inzoka mu Mutara? Turakunze Bwiza TV, ubushize twagiranye ikiganiro mwakunze muri benshi, hamwe na Caporal Senyeri Salatieri, umwe mu basirikare barendaga perezida wahoze perezida w'u Rwanda Habyarimana Juvenal. Kuri inshuro twongeye guhura nawe kugira ngo tubashe kumubaza ibibazo mwatubajije ku kiganiro twagiranye nawe, kuko mwagaragaje ko ari byo mukeneye kumenyaho birambuye. Suko wenda atabivuzeho, ariko mwasangaga abandi hari ubundi buryo bagiye babitangaza. Ni mpamvu rero nk'umwari uhibereye kandi utanga amakuru y'ukuri twaje uyu munsi kugira ngo tubonane. Ni ngiye Roverwa mu kwanditse nanjye Nemeke Kayiranga. Turabakiriye kuri Bwiza TV, abadukurikiye ndetse twakiriye muzehe muri aho. Murakomeye. Iminsi myinshi cyane. Yego. Ikiganiro cyanyu cyarakunzwe cyane, kimaze kurebwa n'abantu bagera ku 33. Bose bavuga ko bishimiye kukubona no kumva ibitekerezo byawe, bakavuga ko ibintu uvuga rwose bakikeneye kubyumva. Ariyo mpamvu twagarutse. Nta nubwo ari nabo mu n'abinaha mu Rwanda gusa, ni ibihugu bitandukanye n'abi Burayi. Nabonyemo n'abarundi hari ibyo bifuje kumenya cyane, kuko nabo muri iriya ndege hari perezida wabo. Njyewe navuga ibyo nabonye kandi numvise cyane ko nari ndaho ngaho hamwe n'indege ku kibuga cy'i Dar es Salaam. Abarundi bavuga ko perezida wabo ngo amakuru bafite nuko perezida wabo n'undi indege y'iwabo yazamutse Bujumbura imeze nabi, ngo yagenda agaruka n'isunika n'ibyotsi byinshi, akarimo ngo perezida w'urundi yahisemo kuza mu ndege y'u Rwanda kuko iyabo ibyaga kwisa n'ifite ikibazo. Uwo munsi byari bimeze gute tariki 6? Uwo munsi bahagera twe twasanze bahageze barahadutanze. Rero icyo nabonye nuko mwayo masaha y'umugoroba indege ya Ntaryamira hagera yasanze iri kwaka nkuko batse indege bari kuyishusha, noneho akihagera ihita izima. Barongera baratsiraka iraka, noneho nkaho yagafasha umuriro nk'uwo baba bakeneye, irongera irazima. Mwuko kuzima kwa kabiri nibwo perezida Habyarimana yahageze. Ahageze rero nibwo yamubwiraga ati noneho reka tujane abanje bamwe basigare bazazane n'iyi ndege yawe ejo mu gitondo bamaze kuyikiza. Bivuga Ntaryamira Cyprien w'urunini wasabye Habyarimana ko bamanukana. Habyarimana niwe wamubwiye weho ngwino tujane, indege nimara gukira abo bazazana nayo, ariko weho abanje baha imyanya bawe basigarane bazazana, twebwe tube tugiye. Ntaryamira rero yaremeye. Hari n'akandi Habyarimana wabimusabye. Hari n'akantu muri ko Habyarimana bisabye. Hari n'akandi kantu mu abantu bibajije, wenda ndaza no kongeraho ku biganiro ubita
Enoch Ruhigera yari asanzwe ari directeur de cabinet yego muri perezidanse, yavuzweho ko ashobora kuba ariwe watanze ordre de mission z'abantu bagendaga mu butumwa baherekeje perezida. Hakaba amakuru avuga yabazwaga ku byerekeranye n'uko generali majoro Nsabimana Deogratias ukunze kwitwa Kastare, akaba ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda RFAL, yashyizwe huti nyuma mu gitondo ku rutonde rw'abaherekeza perezida, kandi akaba ariwe wabikoze. Yarashubije ngo nta rude de mission nimwe zakorwa perezida atabizi. uko bakoranaga ibyo sinabisobanura. Icyo nzi cyo nuko uwasinyaga ordre de mission za presidence ari Enoch Ruhigera. Namwe zanyu niwe wazisinye? Niwe. kuba General Nsabimana Kastari yaraje mu gitondo, nawe ibyo bintu narimenye ko atari mu bari bateguye kujya Arusha. Uko byagaragaye Nsabimana ariwe Gastari, ntabwo yari yabiteguye, ndetse ko byagaragaye na Habyarimana ntiyarabizi. Yabimenye aho, akaba ariyo mpamvu yamubaje ati si ugiye he, undi yanamwereka ordre de mission ko bajana. Uvuga ngo Habyarimana ntabwo yarazi ko ajyanye n'umugabo ingabo muri yagize ngo amuherekeje nk'uko abandi baherekeza, abona yuri indege ari mu bo agomba kurira indege. Nuko aramubaza, amubajije rero nibwo undi yamweretse ordre de mission ati turajanye. Ubwo ntarimo akantu ko yameze nk'ari wagambaniye bose. Mwebwe mubibonye nk'abantu bari impande y'umukuru w'igihugu, mubonye perezida arabaza umugabo ngo ati ugiye he, undi ati mfite ordre de mission. Ntimwabonye ko harimo akantu? Twabibwiwe n'umusirikari bazanye. Tuzi ko habaye impaka ku kibuga ko Gastari tuba tutazanye. Yego. Uzi ko burya ubukoho bari amabanga menshi cyane. Ikindi kibazo gihe nibaza, wenda mbere yuko tuza gusoma comment ko turazisoma ugenda uzumvaho unazisubizaho, bajyaga bavuga ko ni inkuru zaje zivuga ko ngo Habyarimana ngo yari afite umwana we ngo ufite ubikorerwamo n'amashitani, ngo ashobora kuba ngo mu gitondo mbere ko agera yamubwiye ati nyamara ushobora kuba utari bugaruke. Ahubwo ikintu cavuzwe cyabaye ni mugoroba, uwitwa Nyirasafari Gaudence aje kumubuza kuja, yari directrice wa ONAPO, yaje kumubuza gukora urwo rugendo. Yaje kurubuza Habyarimana. Yego, ati warwihoreye rwa rugendo ko atari rwiza. Undi rero ati siniki cambuza kuja mu nama na arabigambiriye. Nyirasafari Gaudence ako kantu kaba nari impara bimubwira, ariko yaraje ibyavuzwe aho ngaho Habyarimana yarabigwiwe. Akamubwira se, yamubwira ko ashobora kugira ibyago, kuvuga ko atari bwiza, ko yagomba gupfa. Ubwo yamubwira ko ashobora kugira ibibazo byo gupfa nyine. Ukora ntiwabwira perezida kuri bupfe, kuvuga ngo urugendo rw'ibibazo, uvuga ko ari urw'ibibazo kugira ngo bitagukoraho, kuko imvugo uko biri kose icyabayeho nuko Nyirasafari Gaudence yaje kumubuza. Kuko hano muri Bibiliya ngo umwami Dawidi ntuzaje kumubwira ibyaha yakoreye Uriya, yaramubaje ati uwo muntu ninde wariye ako gatama kundi ati undi yamuciye imigani nyine, yamubwiye ko icyaha yakoze, avuga ko ari umwami wafashe agatama kundi muntu k'umukene akakarya. Umwami ati ariko uwo muntu ninde? Ndaravuga ati ni wowe mwami. Nuko rero nawe ntwabwira perezida ngo agiye gupfa kandi yakugwa nabi. So bivuze ko yagiye nawe abizi ko urumva urugendo rwari rwavuze, azi ko bishoboka. Yego, imbuzi ko biri kose yarayibonye. Ikindi cyabayeho, najya nkungane gatoya, naye muri commentaire hari umuntu nanjye ugize icyo nyandikaho, yavuze ko nanditse ngo tuganira, navuze ngo hari igitabo cy'umuntu bita Honore Mbanda, we yanditseho ngo ni Mbanda mu Kinyarwanda, ni Mbanda yari directeur de cabinet wa Mobutu, akaba ari we Mobutu na Habyarimana bahurira i Badorite. Ubwo nanamugena no kuzasoma igitabo cyitwa Serencere na Tanta, cyo yanditse avuga rencontre ya Mobutu i Badorite na Habyarimana, kuko yavuze yuko Habyarimana asabye Mobutu ko yazaza kumushyikira Dar es Salaam. Mobutu aramuga ati bamwigire itinerary ishobora kuva Badorite itaciye hejuru y'u Rwanda,
none mbanda baza Mobutu ese u Rwanda rwatwimye uburenganzira bwo kunyura hejuru yabo aramusubiza ati hari amakuru ko bazanura indege kananye bashobora kumanura nayo kantu ngashyiremo umusubizo umuntu wibaje unaanze ngo no Honore Mbanda ni Honore Ngbanda nuvuga ngo uburyo uspellinga ubu kubisoma ushobora kubisoma kimwe bitewe nuko n'ururimi ariko inyandiko wayanditse ngo ni Honore Mbanda ni Ngbanda nawe ariko uravuga Banda still oya Ngbanda harimo N G na B Ngbanda yari directeur du cabinet wa president Mobutu muke azasoma n'ikitabo yanditse yitwa Sera na Tanta so nari ngiye kukubaza nti bajyaga bavuga ko ngo Habyarimana ngo yari afite inzoka nini cyane twigeze no kwivugaho mbere ko tujya kuri kamera bakaba ko ngo yari amagini yiwe mwegeze mubona inzoka kwa Habyarimana ubundi Habyarimana hari weekend yafata nka rimwe mu kwezi yari afite umusore wabikoragamo bakaja gufata inzoka mu Mutara inzoka kuzifata nuko bazifataga narakubonaga bazifatishaga agati kigi gafite utuduhagi tubiri noneho rero bazifata bakazizana bakazorera aho ngaho ubundi bakaja barazimura bazijana irebero iyo zabaga buri weekend yazanaga inzoka ntabwo ari buri weekend ni nka rimwe mu kwezi zigakora iki saho ngaho ni imitako babyoruraga ari nk'imitako kuko mu bwenge bwawe naho nta kandi kamaro k'inzoka mu mibonere yanje natwe twarira kubishungiro tukabireba mureba izo nzoka yego hari ikindi wenda nawe twakoza kuri izo nzoka abantu bakunze kugaragaza yuko izo nzoka zishobora kuba zitari imitako hari n'abarenzo bakavuga ko z'impamvu z'ubupfumu zari inzoga ngo aruzirame ngo rwaga rucacara muri pisine izo nzoga zabagaho zite nta mihango zakorerwagaho zari zifungiranye zari zitembera mu gipangu ntabwo zatemberaga mu gipangu nk'uruziramire rwari mu ico cobo rudashobora kwizamuramo barugaburiramo bakarujugunyamo nk'udukwavu gutyo noneho rero izi nkazi zagombaga kuryana zaba zifungiye mu tuntu tw'ibirahuri wanajya kuyireba ugahagaze inyuma ukabona iri kuresha karimi kayo kariho utwo tunuza tutubiri zapikishaga ubwo rero izagomba kuba zifungiranye zaba zifungiranye urwo ruziramire byageze n'igihe barwimurira irebero ibintu byakomeye by'amasasu rubirebero hari n'ubundi buryo wenda tugarutse kuri mwebwe nk'umukomando wakoze amakosa menshi cyane cyangwa se imyitozo myinshi cyane bavuga ko abasirikare ngo kwa Habyarimana cyangwa se n'abakomando muri rusange mwajyaga mujya kwitoreza ahantu bita ni Katakore muri Zaire ngo ndetse mukarwana n'inyamaswa zitandukanye n'inzoka ngo zinkaze cyane ibyo ari byo ntabwo twigeze turwana n'inzoka ni imyitozo twakoranaga n'abandi basirikari ndetse n'abayensiteri babaga bari hari badorite aho hajaga ibyiciro by'abakomando bavuye ndetse bamwe babaga mu Bigogwe abandi bakaho bita inuza nane twabita ngo nduza yihuye irabata tegekwa na Munyengango babaga Ikibungo ubwo rero kuvuga ngo n'Abisirayeli badutozaga nawe mwatuzwa n'Abafaransa aho nyine badorite n'insere nabo ngabo naho nta kurwana n'inzoka n'abantu ubwacu twakoranaga imyitozo bisanzwe bavuga ngo mwajyaga mu mashyamba y'inzitane bakagushoramo ugahura n'inyamaswa kwirwanaho inzoka zo twarazibonaga ubwo ari nk'urugero ari aho nahara mu Bugesera ni nk'ibyo twahuraga nazo bari turi mu myitozo nanje ubwanje nigeze kuyicira nayo imbere yanje y'impiri nagiye kuryama bicuye amasasu ariko tuvuga hejuru yandi basa n'abari kutubatiza nanje nayo yiryamye hejuru nyicisha bayonete inzoka yego ubwo ari inzoka imeze gute yari impiri y'igihanga na bya byinyo byo bikaki bifite urayica rwose ntabwo narayishe rwose inankubita hano birangiye kuko twaragenda mu guprogresa za ntuza za tireruwe zirazinzo za mitrailleuses zaba ziri kurasa aho turaja noneho amasaza akatunyura hejuru ubwo cyagira igihe cyo kuryama nko muri metero 400
babiciraga muri metero 100 mwarengaga metero 100 mukaryama mwarenga izindi 100 mukaryama mwarenga izindi 100 gutyo muri kwitoza nyine nanje nayiryamyeho mu mukenke nzi navuga ngo nari ngamije kurwana nayo uhita uyikubita icyuma nayikubise yiryamyeho ngiye kubona ni ikiyo karoci kinyabute ariko kigome nsekura bayoneti noneho sinakuramo ifuja mu butaka basa twagiye kubyuka abandi babyutse nje ndahabyutse basanga kiri kunkubita hano ku bitugu igihimba c'inyuma ariko nakinwajije neza kiri mu butaka ntabwo ari woroshye buze hari ikindi njya nibaza cyangwa se n'umuntu wese kwibaza byanavuzwe cyane nkawe umunsi wari uri muri Tanzania mu basigaye muri Tanzania nyuma yuko indege y'abarundi igize ikibazo akaba ari mwe mu perezida w'u Burundi akagendamo ndetse n'abamurinda mwe mugasigara we ntubibajije impamvu indege Habyarimana yarashwe ikagenda ikagwa usibye no kuba yegereye ikibuga cy'indege Habyarimana umurambo ukaguye mu rugo ntago nk'abasirikare mwasigayeyo n'abandi bantu mwibajije icyo kintu cyangwa n'ubungu ntumukibyibaza twebwe ico twaganiyeho twaravuze tuti urya Habyarimana yafatiraga ishapuru kuri yanze kugwa ku gasozi aguyiwe nico twavuze twanaganiyeho nta zindi komandere twakoze yegendanye se enke oya bo baravuze ngo yasengera gukuri kuko yakundaga gufata ishapuru ari gusenga yego tuguravuga rero tuti koko ishapuru yayifatira kuko ntiyasibaga za misa za nimugoroba muri Saint Michel yakunda kuzijamo kuko yaguyiwe mu rugo ku nzu ye ntabwo byoroshye rwose ya Olivier hari ikintu kimubaza ikindi naho nshaka kumubaza hakundwa kuvugwa byinshi byo muri ya rupangu kandi tujyana muri ko rumwe mu barubayemo ngo wenda kuri make pase duherezeho umubano w'abantu babaga muri ya rupangu se banaga bate nk'abakoreraga bajyaga babona batembera mu rugo cyangwa abantu birirwa mu rupangu bifungiranye nta bantu benshi babaga mu rupangu rwa Habyarimana habagamo abasirikari batatu babakwiziniye batekaga n'undi mukwiziniye wundi bababoye ubwo nibyo nshatse kuvuga witwaga Berenari rwose uko basimburanaga banatunyuragaho bajaga no kunywa hanze bakavamo bakinjira uri kuri gahunda we nyine birumvikana yabaga ari kuri gahunda kuko basimburanaga babiri nuko nabone nta bantu bandi bifungiranaga aho ngaho mu rupangu nawe natwe ubwacu ntabwo twabaga imbere mu rupangu twabaga mu ntuza y'inyuma mu ntuza y'inyuma ku irembo niho Courtogade yariri kuri iyo nzu ku gipangu hone hagiye hubatse amazu y'uburinzi hejuru yabaga mu bande amazu y'uburinzi hejuru poste z'uburinzi ziriya ntazo nahasise poste de garde zubatse zimwe ntazo twebwe babaga hari hakikijwe n'urutoki hepfo hari ubworozi bw'ingurube inyuma y'inzu hari nko mu gikari nakwita mu gikari hari umugabo wahatuye witwa Murasira w'umuturage usanzwe rero abasirikari amapozisiyo yabo nta nubwo yari yubakiye n'imvura iyo yagwaga bari bafite amaponcho biriya bintuza bikaba biyorosa nta hantu nta pozisiyo yari yubakiye n'imwe iriho mwabaga muri heso zabaga ari za patrouille zakoraga babaga hari amapatrouille yageze ku bambe hari amapozisiyo ageze kuri na 6 akikije urwo rugo bose nta pozisiyo yari yubakiye ntayo bakoraga patrouille bagahura gutyo babaga bari hirya y'urugo inyuma y'urugo babaga bari inyuma y'urugo ntabwo barindiraga imbere y'urugo bivuze ko ibyaberaga mu rugo ntago ibyaberaga mu rugo nitwe twabimenyaga kuko nta winjiraga mu rugo rwatatunyuzeho yego kubera ko wowe wari umwe mu barinzi ba hafi niyo mpamvu babimenyaga nje nabaga muri escorte asohoka tukajana ya 3 kuburyo nawe kandi twagiraga ku irembo twe tugahagarara aho ngaho wakinjira ubundi ku busanzwe yabaga ari kuko twarebagamo nta rwara shari igihome tuvuga ngo ntiturebayo yabaga ari kwitemberera byo n'ababwiye nko ku cyumweru ariko ukabona afashe isapure ni amateka y'abanyarwanda ariko mwatubwa no ku nshuti magara z'uwo muryango zo wabonaga
yabona ari inzi umuntu wakunda kugenda muri rugo kurusha abandi bose n'uwitwa Kajegwako Valence yaranakomoka hano ku Gisenyi n'abana be n'umugore barazaga momentanoma noneho hakazayo uwitwa Majambere Serasi wari umucuruzi nawe yarazaga kinjira hakaza uwitwa yanavaga indimwe na ntuza witwa Karambizi nawe yarazaga bo abandi rero bari abakozi bakaza uko batumye bakaza ariko hari abandi bavugamo cyane bavugamo Asenapol Rwigara Sinapol ariko we yazaga rimwe na rimwe ntabwo yazaga cyane Rwigara Sinapol ntabwo yagendagamo cyane yakundaga no kuhaza ariko haraba nk'akantu abatirishije gukomezwa yego hanyuma Mironko François Xavier barazaga n'abakabuga ariko bitari cyane yari by'imigoroba ntabyo yego abazaga cyane yari Majyambere Kajegwako ni wa mbere igitumye mvuga ko bazaga cyane yashoboraga nko hari umunsi yazaga nka kabiri Kajegwako yego Kajegwako ariko yaje guhunga ubwo ibyo sinabikurikiranye ndavuga ku ngoma ya Habyarimana yaje guhunga ariko intambara yateye banabivuga rumwe yarahari ariko ari mu bahunze igihugu icyo gihe ariko binava ko hari imibano Habyarimana agendaga ubucuruzi wihariye n'abo bantu barimo Kajegwako na ba Sinapol gusa ibyo simi icyo nzi cyo nko kuri Kajegwako uzi ko yari afite ama station ya essence imodoka zacu zahageraga twaranywaga sampe twaranywa essence mwanyuragaho mu ishyiraho bashyira tukuzuza imodoka nuko twigendera uko babyumvikanagaho ntabwo mbizi wenda reka tujye kuri comment mu gihe wenda bari bashaka indibazo hano hari umuntu ubwo tugiye gusomera ibitekerezo by'abantu barebye kino kiganiro ibitekerezo bya kuri 90 uwa mbere hari uvuga ngo witwa Dabo Tango ati uwo mubaza yari kaporari ndumva hari ibibazo mubaza ataba afitiye amakuru ku igarade yari afite ryari rito cyane gusa hari ikibazo twakomeje tudafitiye amakuru muze ibyo nababwiye ko ibyo nzi ndabibabwira uko mbizi kandi ko wabikoze ibyo nababwiye ibyo nzi nahagaze imbere ibyo numvise nababwiraga ntinumvaga ngo hanyuma yitwa Jean Gilles Marite ati n'ubwa mbere nkoze comment nagira ngo nshimire Bwiza Meki na mugenzi wawe iyo interview resi ya mbere Senkeri akoze yateguwe neza kandi bamubaza ibibazo serious ubundi hazaga utwana tutazi ibyo tubaza ugasanga tumuhaye mikoro ngo avuge bravo mukomere zaho iki kiganiro ndacyumva nkagisubiramo uyu ni umuntu warebye ikiganiro twakoranye uri kubyumva hanyuma undi ati mugenzi we ni umuhanga cyane azi amakuru menshi biryoshya ikiganiro ubwo bo dukorana baravuga Olivier ndakeka hanyuma bakongera bati a commando always a commando cyangwa se a commando always a commando ubwo bangu nyine ngo bakwemeye cyane urasobanura ibintu neza bakongera bati hari no bavuze ngo nguru ari icyitso ko ari icyitso hanyuma akaza ukuzwe n'Imana uri bati mu by'ukuri Imana yari yashize akadomo ku ngoma ya Habyarimana nawe niko ubibona uko biri kose burya ntawe urenga umunsi Imana uko wamugari niyo yabikoze none si kubona nk'umuntu bamubwira ko ashobora gupfa wakanga kuko Imana ntiyari yamushizeho iherezo akazitwa Murangwa Fidel ati umugabo rwose mwiza kabisa ndamukunda Jean Ruterana ati uyu mugabo rwose aganira neza cyane ubwo niwe bavuga witwa Kivi wacu tivati mbaye wa mbere mu mpera we isabiraga like hanyuma witwa Ruganzo hiriza ati Caporal Salatieri turamushimiye ku makuru aduhaye ariko na Olivier bigaragara ko amakuru ya kiriya gihe ayazi turabashimiye kabisa Bwiza hanyuma rero ati thanks Bwiza timu n'umutumirwa wanyu ku kiganiro mwatuhaye hanyuma dukomeze ati witwa Engwa Bijati yo disi Habyara yarizize pe
ubwo barahera ku byo wavuze kuba yari afite amakuru yuko wari bupfe ntagire. Hanyuma witwa Murindagwa ati hanyuma witwa Tukuri guca muziko ni gutya ariko se twigisha nawe ibyo avuga ni ibindi ngiye kujya ndeba izigira ibyo zikubaza sibyo byiza muze. Hanyuma undi witwa Skati uyu kabisa ni askari kamirifu wuzuye nkunze ukuntu asubiza ibibazo mu buryo budashyomoka akarasa ku ntego nk'umusirikare. Askari kamirifu ni umusirikare nyine ufite imyitozo ihagije. Witwa yuza ati muri abagabo kabisa. Ukuzwa n'abati byumvikane ko Ububirigi na Amerika bari babizi neza ko indege izaraswa. Nawe ni kwibona uko biri kose nanje ni kumbibona. Mujyaneza Fabrice ati azi gusobanura ibintu kabisa. Witwa Tiger ati uyu musaza kabisa arasobanutse. Witwa Chantal Makwaza ati umusaza aganira neza. Jiri Richard ati ntago bahita ntendezi bahita ku buhinga hahandi mwahuriye nanuza na asindi ku bwabo. Hanyuma undi ati witwa Eli bit ati next time ujye mureka turangize kuvuga kuko ntabwo uyu mugabo ngo twaravugiraniye mu nta turenganyije. Muza twamuhaye umwanya asa n'uwashaka ko muzavuga tutavuga rero twamubaza kandi hari cyo cyatuzanye kumubaza. Hanyuma witwa Gitori Daniel ati kabisa urareba nk'umukomando ngo uracyara nk'umukomando muze urakamiritse. Undi witwa Hirana umusaza ararenze. Rwabugiri ati ngo sha Oliva nawe kamumeze abantu basa nka byagize sinza yanzisoma ngo watashye ryaruva muri Kongo nicyo kibazo ari kukubaza. Natashe 2002 mu kwa 8 kuko navuye mu ngandi mutobo mu kwa 11 ewo wagize mutobo. Hanyuma bakavuga ngo muri kiriya gihe kwirebero hari haraguzwe na orthoped ntabwo yari kiri yahabyarimana niko byari biri ko bavuze ko bari bajyanye inzoka. uwo nguwo simbizi yenda afite uko abizi ariko icyo nzi cyo nuko uko yahakoreshaga twarinze duhunga ariko akihakoresha ndetse n'abakozi bahakoraga bakomeje kuhakora gutyo kuko nabo nari imbazi kandi bavuga ko bahembwa na Habyarimana. Yego. Hanyuma witwa Rashid ndiho kubwati warushinzwe umutekano ntaryamira yavuze ko ni Burundi indege itagendaga neza mu kugaruka indege yaranze ngo yagendaga gake ku buryo yashoraga n'ibyotsi. Ndabyibuka yabivugiraga kuri radio RPA niko byari bimeze kuri indege y'u Burundi yaroshe icotsi icyo gihe izo nshuro yazimaga yajaga kuzima ikaroha icotsi. Ntabwo yigeze haguruka. Nta kindi umubaza Olivier. Hari ibintu by'amakontroverse menshi abantu bagiye bibazaho cyane hanyuma ntibabashe gusobanukirwa birimo ikintu cyerekeranye no mu rugo hariya bajya bavuga ngo burya ikigo ntabwo cyakiwe n'uriya mugabo ngo bigaragara ko umugore n'abasaza rero bari bayoboye igihugu. Mze mwamukiziho iki mwabonaga abasaza be mu rugo baza no kwadomina byari bimeze bite? Apfe nesi ko mu bantu madamu yatinyaga ndavuga gato iyo habaga habayeho nk'akantu k'impaka mu bakozi yabo ati nje uko byigaragara ku myifatware twabonaga atinya umugabo we yaramutinyaga. None rero ibyo byo kuvuga we ngo yaramudominaga simbizi ibyo mu rugo nabona yabazwa mu nzu y'umugore n'umugabo ariko mu maso yatugaragariraga byagaragara ko Agata yatinyaga Habyarimana. Harimo abasaza b'umugore we ntabwo wabonagayo cyane. Basaza sizigira nyirazo bakunda kuza Sagatwa Sagatwa we yari navuga singo yari secrétaire particulier ayo mujyana mu by'umutekano we yabarahoranaga ndetse niyo yabaga yakoreye mu rugo byarashobokaga wenda yaramutse ameze nka nabi
umamagara atameze neza sagatwa buri mwanya niwe wazaranga amakuru agasubira kuri perezidansi. bivuga ko we umwanya yari afite mu kazi wabemeraga ko bagomba guhura, wamwemereraga ko bagomba guhura mu matanoma. muze iyo urebye tuvuge nk'aba wabanye na perezida wabaye bukuru, akenshi abantu baravuga ngo unyweye amata y'ibwami aruka amaraso. ibyo ni ukuri kuko nawe ni kubibona uwo mugani ugana kariho amfe ushobora kungana kariho kuko nka buriya hari umuzungu watwigishaga witwaga Ru w'umufaransa. yavuga ati mbigisha mubikurikize ziramutse zihinduye imirisho mwese nta wakwibona ku isi. urumva rero ko niko babwiye kwa ngo kubigisha nk'abasirikare baba mu bikore barinda umukuru w'igihugu. yego atari ko biramutse bihindutse mwese iherezo ryanyu biba ryageze. ati perezida avaho nangwa umuvuyo. ni ibyo niko yarabitubwiraga rwose. wowe uyu munsi kuba ukiriho kandi wowe warindaga gihari. nyine ni ukuvuga ngo imigambi y'abantu siyo y'Imana. bivuze ngo nk'ugiyeho bashobora kumutekerereza birumvika bakamugira umwanzi kandi we wenda ibyo batekereza atari byo agamije. ubwo rero nkanje ni ukuvuga ngo na puratike ndayibonye yuko ibyo abantu bavuga atari iby'Imana. imigambi y'Imana siyo y'abantu. hari akandi kabazo mwaba kubaza, mwakunze kuba muri hafi ya perezida ariko hari dosiye zagiye zibaho z'ubwicanyi cyane cyane muri za 90 na rimwe, ndavuga nk'ubwicanyi bwakorewe Abagogwe, twongeraho n'ubwakorewe Abatutsi mu Bugesera. ibyo mwabonaga bimuhangayikishije? cyo koze mu kagira Imana mu kintu nabonaga ukuntu byabaga bimuhangayikishije. byonyine ndabyibuka hari umuhungu twabanaga witwaga wo mu Bugesera niba yitwarwa Gasane sinibuka. iyo wavugaga ngo tuvugire hamwe n'umututsi ukavuga ngo ni umututsi ukaje kuvuga ati uyu muntu ari kundoteza ni umututsi, automatikoma bagita baguha kenjeje ukasho cyane. ibyo ndabizi ni ibintu mpagazeho. hita bagufunga. hari n'ikindi kibazo umuntu yanakwibaza mu byakunzwe abantu bakunze kwibaza ni birebana n'ibiganiro byagiye baho ndetse n'amasezerano yarusha. buriya nkaho mwakunze kuba hafi, mwabonaga ari umuntu uhangayikishijwe n'uko mu gihugu hagarukamo umutekano. ubundi sinzi uko twabireba ibyo twabonaga. twabonaga yemera ko kuko barabitwigishaga uko tuzabana n'abasirikari bazaza tutamenyeranye. bakavuga ko tugomba guhindura imyitwaro kuko ibintu bihindutse kandi bigomba guhinduka. ibyo yigeze kubivuga ariko menya ari ubunani bwa 92 hari. badukoresha teori morali. ubwo ni 94 kuko amasezerano shaya isi mu 93. Anfe niba atari ujambo ntuza iyo kozuri bayidukoresheje niba atari 92 ariko ntabwo ari 94. niba tubwira ko rwose tugomba kwitegura kuzabana n'andi maraso tudahuje bushasha mashasha. ubwo rero yari amaze kubona ko impinduka yaje. Ngoye naninda kubaza ibibazo birenze cyane ko ari bibamo politike nyinshi cyane kandi we mwabonaga mu kazi bisanzwe iby'indani by'amanama baganiraga ntabwo wabago hari. we nakwibaza hari nk'ibintu byakunze kuvugwa ku birebana n'umubano wihariye wajemo no gushyingirana cyane no mu muryango wa Kabuga. bavuga ko byabaga ari nka mariage arrangé z'ababyeyi, abana hari igihe baga bataranakundanye. ubwo navuga kuri ka ya Leo na Ntuza na Jean Pierre. mwako nakubona abana kwa Kabuga hari cyane mu rugo. abana bo kwa Kabuga n'abahabyarimana iyo twajaga mu Mutara abana ba Kabuga twarabajanaga bakajana n'abahabyarimana. weekend tukayimara nayo tukagarukana.
bivuga ko yari imiryango ifatanye, mbese yari imiryango bigaragara ko bafitanye ubucuti. hanyuma se kuba yabona perezida yenda agacumbagira nako mikino ntibajya babyibazaho, yenda kubona akaguru kagenda agacumbagira, namwe niko nibyo cyane montage video bakabwira ngo yacumbagiraga bitewe n'iki hari. hari abavuga ngo yahanutse mu mutaka gwa nabi, abari muri baramurashe akaguru twanaga tubona agenda acumbagira, namwe niko byari bimeze cyane montage. Habyarimana yagendaga anyonga nk'agatako ukabona agahiniyemo akamera nk'ukuruye, byari byo. Uko twumvaga ngo bagiye kumanuka mu ndege igitona, ubwo ni muri Kongo, ko muri Kongo yari Zaire ico gihe, yari na Kongo deje ubwo ngubwo, kuko burya yahindutse vuba, ihinduka Zaire. Rero ngo yaramanutse agwa nabi, ngo niho yakuye iyo shoke, niko batubwiraga. Naho kumurasabye ariko ntiyigeze araswa, tani nkovu yagiraga yaje gukina umupira naramwitegerezaga yambaye siporo. Kinaga umupira, kinaga volleyball. Nigise kinaga umupira w'amaguru acumbagira kuri. Umva naramwegeraga nkamukontorora hose nkamureba. Yabaga yambaye ikabutura se? Yabaga yambaye ikabutura n'agapira ngaka. Nkamureba rero rwose yakunda no kwambara surprise aho ngaho. Kuna amasogisi ndetse magufi ntiyakunda amasogisi maremare, yakunda udusogisi tugeze hano hasi. Yakinanaga nabande se? Aho Foudre. Ko intuze ikipe yari hari yari Foudre ya volleyball, hitwaga Foudre. Yakinaga mu bita bagatanazi bari abasirikari bose gusa. Hanyuma muze twende reka turebe sinira twageze tukoza umunsi Mayu yaraswa kwa Habyarimana byaremeze bite, wari uri icyo gihe? Uwo munsi nari ndi no muri escorte. Uri muri escorte? Twanaraje aradusanga baraduhamagara, kuko umurambo bawujanye muri ntuza muri wari uri muri mess, bakimara bawujanye muri mess officier. Araza arahareba, nuko arahicara, saa 5 turataha, nk'ejo saa 2 turagaruka gutyo, nuko bakiri muri byo bya birori wamurashe nyine. Birori nawe wayisaraswe? Birori se yashobora ko ariko nyuma iyo yarashwe nyuma, ntabwo yarashwe ubwongo. Nose perezida yaga nta kintu yavugaga. Umva nta magambo perezida yahavugiye, no kuja kumushingura perezida nta kintu yavuze. Kandi yagiye kwirimbe cyane, twagiyeyo amusezeraho rwose nko abandi bose bagira. Ikindi kintu cyajya kivugwa mu butegetsi bwa Habyarimana, bivuga ko Habyarimana ngo akimara gufata ubutegetsi nawe hari abantu bamwe namwe yagiye yica bari mu buyobozi bwa Kayibanda. Bamwe baranahunga, bamwe baracyana, ariko harimo narabyumvishe uretse gato birantangaza. Bamwe bapfakazi babura abagabo babo, abandi bava mu kazi. Ibyo bintu wigeze ubyumvaho cyangwa ubwo niba byanabaye wabibona gute mu butegetsi cyangwa se mu nda y'ingoma? Afata ubutegetsi nari nkiri mu ishuri, nigaga hara mu Rwankeri muri 73. Nje rero ninjiye mu gisirikari muri 77. Urumva ibyabayeho mbere nabyumva nkuko abandi basivile bose babyumvaga. Ntabwo navuga ngo narabibonye, sinari nakageze n'igihe cyo gukurikirana radio, ntabwo nitaga kuri radio icyo gihe. Aho ngereye umuntu uza rero uzi ko habaye ikintu cyo kuvuga ngo bagiye kuburanisha abantu bakoze amabi icyo gihe, bari bagiye kumukorera kudeta. Rero baburana, ndabyibuka aho narindi, ubwo ni affaire yari izinde Theoneste, yari izinde niyonze. Bavuga ngo Rizinde anabwira Mayu, kuko Mayu yari mu bantu baburanishaga Mayu. Ubwo rero bakamwereka abantu ngo bavugaga ko abo bari bafungiye hamwe ngo barapfuye. Tugera Rizinde aravuga ati wowe Mayu ntiwongere kumbaza ikibazo kuko ndakurenza. Ndabyibuka aho ngo ati mubambaza Mayu nteye kubamo. Ati kuko ndakurenza, niko yamubwiye. Nayo urubanza rwabereye hano ku rukiko rw'i Musanze, hano mu Ruhengeri niho byaberaga. Mu Ruhengeri hari impande ya prefecture, kandi aracomekaga no hanze bikumvikana.
icyo gihe ndakeka barabikurikiraga. Rizinde na bagenzi be bafungiye ibya kudeta ariko urebye mu byaha bashinjwe ni impfu z'abanyapolitike ba Gitarama siko urwo rubanza bari bararwise. Bavugaga ko abantu benshi bapfuye mbese ari abanyenduka. Yego bivuze ngo Gitarama Gikongoro yabarirwagaho na Butare ndetse n'abake bo muri Cyangugu hari no ku Kibuye ko abenshi ariko nka 40% bari abanyagitarama uko Kayibanda bari barimo muri guverinoma, abambasaderi, abaminisitiri, guverinoma hafi yose ndetse n'abasirikare bamwe na bamwe. Bona bana tutanabikubazaho byinshi uko mu bikorwa mutari muhari. Umunsi inkotanyi zifungura Rizinde mbese umunsi zifungura gereza ya Ruhengeri, mu gikari byari bimeze bite? Ubwo mu gikari mvuga ni mu ngoma, mu ndahingoma aho wari uherereye byari bimeze bite? Umwuka wari uhari, abasirikare bavuganaga iki? Habyarimana ubwe reaction yari afite zari zi bo bavugaga ko ngo hari ibyitso byazizanye uzi ko twazitaga Inyenzi. Bavuga ngo ko hari ibyitso byazizanye bizigeza mu Ruhengeri ndetse hari nabo byagonze ndumva ntuza byaramuhungabanyije uwategekaga Ejena Colonel Charles Wihoreye. Yego byarabahungabanyije reba n'abandi bwami ura wigeze gutegeka garde présidentielle yebo n'abandi we nadashobora kwibuka ariko nyine byagaragaraga ko ngo ntabwo zaje gusa ngo hari abantu bazi protege. Yego nuvuga ngo bo ibyava nuvuga ngo ntabwo bishobora ko gereza ya Ruhengeri yashobora gufungurwa. Hanyuma ikindi kintu nshaka kubaza, hari ibintu byagiye bivuga nk'ubuhanuzi ngo bupfumu bya Magayane n'ubu na nyuma ya jenoside yakomeje kuvugwa cyane. Magayane kwa Habyarimana yari muntu ki yavugwa gute? Ubwo ngiyo ndi kuvuga ndavuga aho waruri aho mu gikari ubuhanuzi yamugejejeho nawe koko wabizi ko Magayane yaje kwa Habyarimana? Magayane ntiyigeze aza mu rugo kwa Habyarimana. Magayane yashatse kuza kuri presidence baramwangira, ahubwo bamuha abantu bo kuganira nawe ngo ibyo yagomba kuvuga ngo yagomba kubibwira Habyarimana ngo ntabwo arabibabwira. Nico numvise ntabwo mwamenye cyavuga muri ibyo bintu ze ngo yashaka kumubwira ko iherezo ry'ubuyobozi y'ubutegetsi bwe. Hanyuma tubwire, hari umuntu wabaje ikibazo ngo ukiri mu gisirikare mu barindaga perezida Habyarimana umwajyaga mwumva radio Muhabura? Radio Muhabura nanje ubwanje nta makuru yanshikaga kuri Muhabura kandi urumuje kurinda Habyarimana cyane pe. Radio nari mfite naricuranga cyane tukanarukora gatsiko tukumva uko bari kuvuga mwebwe abasirikare babaje cyane rwose no muri escorte turimo murinze perezida kujya mu byo makuru bavugaga ni mugora ko Habyarimana akunda gutaha saa 2 z'ijoro. Twiyumviraga Muhabura ukimvira Muhabura cyane rwose byo nkubwira ni mushaka kugera kukese twagira ngo twumve imigabo yabo bari kuko bari kuvuga tukisekera tukabakwena ibintu y'ibyo. Mumvaga ibyo bavuga bitashoboka. Mumvaga bitashoboka kuko twumvaga abantu bari kujwigirira iyo ngiyo batazagira ico bageraho, niko twabibonaga twebwe. Yego mugiye kwanamona ibintu birahiye ariko nyine nkureba kure rabo ati nkurikije imyitwarire y'abanyepolitiki b'iki gihugu ibintu bizabahindukana kandi ntibazabigorora. Hazagaho nk'utwo dukomanteri nkatwo kwa kundi mu gatsiko abantu baba bari kwiganirira. Ikindi nshaka kubaza nk'umukomando nk'umusirikare kwa mugani always commando, umusirikare hora ari umusirikare. Ikintu nshaka kubaza no kuvuga ngo ni ibihe bintu mu mateka yawe y'akazi wakoze igisirikare wakoze ushobora ati ibintu ntago bishobora kumva mu mutwe ndabyibuka, bishobora kuba ari course wakoze, bishobora kuba ari operation wakoze, bishobora kuba ari n'ibiki mu buzima bwawe bw'imyaka yose ishize kungana uko nguko? Jewe icambere igisirikare naragikundaga kikigeramo ariko ntari naragambiriye kukijamo ariko nyigeremo naragikundaga. Ibintu ronzi nuko nje Rusiyani Roshera nkundaga akankundira ko ntatinya kuja
mu nzitane zo ku butaka n'izo mu za zindi zo mu biti hejuru mu migozi. Akankundira ko nuriraga urutare nta mpungenge mfite. ubwo inzitane nize mu biti inzitane ni ibyo bita piste d'obstacle. Baba barubatse bimwe ukabisimbuka ibindi ukabyirukamo gutyo ugenda usimbuka utaruka n'ibyo izo ni piste d'obstacle. Hakaba rero n'imigozi yanyuraga mu birere. Nkagenda nko kuyu mugozi nkaja mu kindi giti nkagenda ku kego ka esheri bwa esheri bwabaga bumanitseho gutyo. Ibyo bintu rero narabishoboraga cyane sinshobora no kubyibagirwa. Newe no kuri urutare runo urunguru izi ngizi zi hano mu Bigogwe rimwe ntuza urumva ikintu bankundiraga ntuza akabambo kigeze kuranduka karanjugunya mu kirere kigiye baravuga ngo menya nataye n'umutwe babona ntaco mbaye umuzungu witwa Bave waraje da chef niyo bavuze ati mu musubizeho nta kibazo cyo giye nkomeza akazi kanje ibyo bintu bishobora kumvamo bigera igihe banjaniye muri gare de présidentielle nabyo ndabikunda nuko cyangwa nuko nje nakundaga kumvikana n'abankoresheje itegeko rikaba ari itegeko. Hari operation wakoze za gisirikare mission runaka kujya mu rugamba kugira gute? Amfe aho nagiye gusa intambara imaze gutera ninje wajanaga amafaranga guhemba abasirikare tunabikoze nka 4 ndetse icyo gihe turaho biti buhambe ibyumba amabomba bayatuminjagiraho zakatiyusha abona inajanye bahita biruka ndababura ntanje nyine utawe nyine yego abo mwajyanye nabo barabaje pe ariko batijya katiyusha bahita bashwiragira kuko imodoka bigaragare ko yari yagaragaye bayijengurukije ntuza y'amabombe ndagenda nyegeka mu rukiko mu mukingo wari jipe isobanutse iyo ntege kuko nshaka newe witwara mu mukingo n'amafaranga nari nyafite muri etona twajanye wari bahemba bava mu modoka ngo bagiye gufata posiyo barebe iyo biri guturuka naho kumbe mbashatse ndababura naho bagiye baja mu basirikari baje basigaye twari tugiye kuhagera aho biti buhambe ako kantu sinshobora kukibagirwa baduteye amasasu 30 ibisasu 30 akatiyusha aho ni ibyumba mu mujyi harya mu mujyi ushaka urukugana ku ntuza y'abakatolika ndabona uciye kuriyekiriza niko kantu ntashobora kwibagirwa wahise ukata amafaranga urayaga rero bituje narayikase rimwe no mu mujyi ntabwo ari woroshye buze ntabwo ari woroshye rwose. Ikindi wenda cyanyuma dushobora kubaza ari ikindi bamadore kini ku ruhande rwanjye namubaza ni uburyo yaba yarabonye ibyabaye mu gihugu ko kenshi na kenshi politiki yagiye ihinduka mu gihugu hinduka kenshi na kenshi bakunze kuvuga ko na perezida yabigizemo uruhare nko guhinduka kw'amashyaka akavukamo za pawa ari nawe mubyo byaje guteza akaduruvayo kavuyemo jenoside y'abatutsi. Nta makuru ugeze ubonaho wenda ngo ubone banabivuga ati reka dusenye peri reka dusenye muderi? Amfe cyo nabonye cyo nuko hari igihe cageze ahubwo ayo mashaka tubona vumbitsemo uri shaka rikavumbuka mabiri ngo za pawa tukumva ngo habonetse bitwa abari bari muri peri habonetse modeli pawa bambaye neza peri pawa modeli pawa ngo aba PSD pawa ibyo byo narabyumva kandi nkanabibona kuko byari bifite ababihagarariye. Ikindi nshaka kubaza wenda niho cyanyuma turi busoreze kugira ngo kumenya ko kugira abundi wenda abantu bazatubwira umusirikare usanzwe n'umusirikare urinda perezida batandukanira hehe? Utubwire muri kiriya gihe ukurikije uko ubibona uko byari biteye ubwo ndavuga gutandukana environnement uko bahembwa uko bambara bitandukana gute n'imyumvire muri rusange? Biratandukanye kuko iyo ndavuga nkiri muri za unité zisanzwe uretse ko atari na nyinshi nakozemo ariko
nageze muri jepe inyigisho zirahinduka, imyitwarire ntimuba mwitwaye kimwe bitewe n'uko mwigishwa uko mugomba kwitwara muri imbere y'abategetsi. Imibereho yo ni imwe kuko ibiryo batugemuriraga nibyo babagemuriraga. Imyambarire ntabwo ihuye kuko niba barafashe nka uniforme mu igihe kigeze twe twafataga double kuko zabaga arizo nyine turambara imbere y'abategetsi. Ibyerekeranye amafaranga solde yari imwe uretse specialite yuko uri umugarde dikoro yari ihari. Niyo bakongeragaho cyane ntabwo wabonaga nta misi yose ziyongeragaho. Yenda nari ngikomeza kuko navuze ntihari itandukaniro. Noneho perezida yagendaga habaga za misi iyo yagendaga mu gihugu mo imbere no hanze hagomba kuboneka amafaranga birumvikana atavuye muri solde yawe iyo baguha kugira ngo kwitwara. Ndumva twasoza Olivier, ndumva twasoza dushimira Muzehe Salatiel. Hari icyo wumva wabwira abanyarwanda bagukurikiye abakumva icyo wabasaba nk'umuntu ushesha akanguhe ufite experience z'ubuzima ufite muri gisirikare mu buzima busanzwe bw'abaturage, nicyo nakwisabira cyane yenda nasaba abanyarwanda bakiri mu rungano rwanje ndetse n'abandi bari inyuma nuko burya kumvira nibyo bya mbere byubaka umubiri mu buzima bw'umuntu. Ukumvira umuntu wese ukuyobora cyane ko njye byakunze kumbamo cyane ko iyo wumviye nta kindi upfa n'umuntu ukuyobora, bakagira kumvira bagakurikiza gahunda ziriho zivuye mu buyobozi, noneho umuntu akagerageza kutaba umunebwe mu bintu akora cyangwa asabwe gukora n'abayobozi be kuko nibyo bishimisha umuyobozi. Nico nasaba ari abagifite ingufu n'abatazifite bakagira kumvira no kubaha ubutegetsi cyangwa se ubuyobozi. Nibyo nabasaba. Murakoze. Reka dushimire abakunzi ba Bwiza TV na bwiza.com. Olivier ngushimire. Naye dushimire na Muzehe Salatiel. Murakoze namwe. Murakoze cyane, ibihe byiza. Imana ishimwe.